Yesu nashimwe bene data nshuti bavandimwe mudahwema kudukurikira kuri izi shene zacu Imana yaduhaye. Tugarutse mu makuru y'ibiriho n'ibiri kuvugwa mu itorero rya Pantekote mu Rwanda ADPR. Njyewe nitwa Bigirimana Rora, tuguhaye ikaze mu izina ryacu bwite, kandi uburinzi bw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bibane nawe. Byashoboka kuba urwaye, byashoboka kuba urwaje, byashoboka kuba uri gutera icyerekezo ukapima ukabona nta kivamo, ariko reka nkubwire, ubwo ugihumeka bikemera, umunyarwanda yaciye umugani ngo akamuga karuta agatora. Cyetse umutima mu gitereko, nta joro ridacya na rya rindi ryarakeye. Yesu hari ijambo yavuze ngo nimusaba muzahabwa, nimukomanga muzakingurirwa. Kubera iki niba utarakora subscribe ko tubigusabye wakoze kunzogera ugakanda ku gikumwe kizamuye ugakora like kino kiganiro ukagiha umwe w'inshuti yawe ukaduha ibitekerezo bya muri comment, ntacyo bitwaye. Wowe ubikoze Imana iguhe umugisha. Tuje kuvuga ibintu bibiri byonyine. Icyambere, mw'itorero rya Pantekote mu Rwanda ADPR harimo kubera amanama akomeye. Aya manama ahatsike, iyo ni ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri, mw'itorero rya ADPR habonetse umushumba washyigikiye abanyabyaha. Ese uyu mushumba ni igiki agomba gukorerwa muri rusange? Izo ngingo uko ari ebyiri nizo tugiye kuganiraho mu gihe kitarambiranye, 5 kuri 5. Ngaho rero tera agatebe ukiyegereze, ubundi amakuru y'ibiriho n'ibivugwa tubisesengure muri rusange. Ngaho rero reka duhere kuri ingingo ya nyuma, ariyo dusojerezeho ivuga ngo mw'itorero rya Pantekote mu Rwanda ADPR hari umushumba wakoze agashya, arimo ashyigikira abanyabyaha. Amakuru yatugezeho, hari umushumba wa ADPR, umushumba wa ADPR yatanze gasopo. Umushumba wa ADPR yatanze gasopo, ayiha abakorerabushake, ayiha pastori, atanga gasopo. Mbega mushumba wakoze amahano. Byagenze gute? Umwe mu bakorerabushake wari uyoboye itorero rifunguye ririmo abakirisitu barenga 1200, kuko habera amateraniro agera muri 2, kandi yose aruzura. Bamwe mu bakirisitu ashumbye, izo ntama ziherutse kuva mu rwuri. Zigiye mu rwuri, zimwe zirasambana, izindi zinywa inzoga, izindi zikora ibyaha bitandukanye. Abadiyakoni kuri iryo torero baraterana. Bamaze guterana, baravuga ati rero batukishije izina ry'Uwiteka, bakoze ibyaha bitandukanye, barenze umurongo, reka bano bantu tuzabahagarike ku igaburo ryera. Babyemeranyeho, abadiyakoni barabisinyira, urwandiko babishyira mu ikayi y'inama. Umukorerabushake rero ajya kureba umushumba kuri paruwase, yinjira muri biro bisanzwe. Umushumba rero atagenzwa n'iki, aramubwira ati rero hari abakirisitu bagize intege nke, bamwe barasambana, abandi bariba, abandi bakora ibyaha bitandukanye, none twabashyize kuri lisiti kugira ngo ku igaburo ry'ubutaha bazashyirwe inyuma y'itorero. Umushumba aramubwira ngo ninde wagutumye abanyabyaha? Ninde? Sobanurira umuntu wagutumye abanyabyaha. Afata rwa rwandiko umushumba arukura muri yakayi yo kwitorero, arukuramo, arutanyagurira imbere y'umukorerabushake. Umushumba aramubwira ngo ahubwo nabariya mwahagaritse mu myaka yashize, shaka uburyo ubegera ubakuyakuya ku igaburo ry'ubutaha,
tuzasangira igaburo ryera. Ahangaha rero byabaye urujijo. Umukorerabushake yavuye kuri paruwase, ava kuri paruwase yikoreye ikayi, byamucanze. Aramwarese mbireke mbivemo nkuriki. Amarira ari gutemba, amarira y'umukorerabushake ari gutemba. None se nzayobora itorero ry'abasinzi, nzayobora itorero ry'abasambanyi, nzayobora itorero ry'abanyabyaha bakora ibyaha kwiriya santere ku mugaragaro, muri rusange k'umushumba nteye utwatsi ngo twere kubashyira inyuma y'itorero. Mwe rero waduhaye amakuru yatubwiye ati rero ati impamvu umushumba yamubwiye yavuze yuko batagomba kujya inyuma y'itorero. Yesu hari icyo yavuze ngo ni muri kurukungu rukwane n'amasaka. Uriya mukorerabushake ushaka kurandura urukungu mu masaka ni nyiri itorero, yararipfiriye se. Ngewe nk'umwigisha w'ijambo ry'Imana ufite mu mutima inzira z'igisiyoni, nahise nkuramo ikintu gikomeye. None abantu bakora ibyaha nkana, bakora ibyo babyinjije mu mukumbi k'umunyarwanda yaciye umugani ngo ihene nziza ntawe uyizirikaho ihene mbi. Bikaba birimo bigenda gutya none, kandi kino kibazo kikaba kiri hirya no hino, atari kiri kuvugirwa hariya kwa rya torero gusa. Ubundi bizagenda gute? Reka mbabwire igisubizo cyabyo, kiri hafi yewe. Igisubizo kiri hafi itorero nyiraryo arifite mu kiganza, nyiraryo ribereye amaso, nyiraryo waryitangiye, nyiraryo waryicunguriye. Yatanze inkwano y'amaraso 9 z'amanywa, inyabihanga igorogota, ntabwo azakomeza kubirebera. Umukorerabushake rero akaba ahagarariye zone, icyo kibazo kikaba cyarabaye ari kwigaburo ryera. Bati reka ntabwo byemewe gushyira abantu inyuma y'itorero. Mwebwe mudukurikiye mu maparuwasi atandukanye, mu ndembo zitandukanye, mu matorero atandukanye, ese iki kibazo kiri kuri itorero hariya hakurya, iki kibazo gihari namwe aho ngaho birahari. Ariko se tutavuze byinshi, hari ibiganiro twakoze ngo umupasitori yagiye gutaha igaburo ryera, ngo ageze ku isantere biba ngombwa ko agura essence. Amafaranga rero akaba yari yafite mu gikapu inyuma, yashyize kuri moto, none cya gikapu kirafunguka. Gifungutse rero ngo hari harimo niba ari ngufu ngo yari irimo, ngo yatse moto. Noneho ngo inzoga yo mu bwoko bwa ngufu iva mu gikapira yikubita hasi, n'ibitabo bya Bibiliya n'indirimbo. Abakarani bamwirukaho baramubwira ati igikapu cyawe cyafungutse havamo ngufu na Bibiliya. Babimushangiye ku rusengero, pastor amwati rero ibyo ntago ari ibyanjye, ibyo mwanyibesheho singe wahera. Babakarani bifata ku matama ati ukuntu twamubonye aduhinduye abarwayi. Ntago byoroshye, ariko twatubivuze yuko nyiri itorero aribereye amaso. Ese aho ngaho muri quartier, aho ngaho kuri itorero, muri korali bimeze bite? Aho ngaho bimeze bite muri korali? Ibyaha koko byatewe, ibyaha babitereye intebe, cyangwa ibyaha bigomba gukumirwa kugira ngo umurimo w'Imana utungane muri rusange? Ibyo rero bikaba byarabereye kwa rya torero rya hariya hakurya.
paruwasi yahari hakurya muri rusange, ariko ntago byoroshye. Ariyo mpamvu nuzajya mu rusengero uzacunga ibyawe, uzacunga telefone yawe, uzacunga ishakoshi yawe, uzacunge igitenge cyawe, uzacunge buri kimwe cyawe cyose uzinjirana mu rusengero. Wari uzi ko n'abajura binjira mu rusengero? Wari uzi ko n'abajura duterana? Wari uzi ko kwigaburo ryera abajura duterana? Ayo we, ntago byoroshye nshuti muvandimwe. Umushumba rero aramubwira ati n'ikindi gihe ntuzongere kutuzanira abaguye bareke, uwabitengeye akabamenera amaraso arabazi, azababyutsa we. Umukorerabushake yavuye kuri paruwase yikoreye agenda, yikoreye amaboko we. Ntago byoroshye, ariko itorero nifite nyirabyo. Ahubwo umushumba aramubwira ati rero n'abaguye genda babyutse, genda bazane, tugize amahirwe bakaza mu rusengero, genda bazane. Ndimo niga teoloji, umupasitori umwe yaratubwiye ngo iyo uhagarariye itorero ugahagarika gusa umwagashunda ukaza, uri umukozi wa Satani. Iyo uhagarariye itorero buri kwigaburo ryera, buri kwezi ukakira, uba uri muri misiyo ya Yesu. Abapastori, abashumba, abakorerabushake, mwandike muri komenti inzira mugomba gukurikiza niyihe, niyo guhagarika cyangwa niyo kuzana abantu kuri Kristo, niyo kwakira. Imana ibahe umugisha. Ingingo ya kabiri, iyo turebye dusanga mu itorero rya Pentecote mu Rwanda ADEPR hari amanama ari kuba ku rwego rw'igihugu. Musibejo hari inama yabereye kuri ADEPR Gasabo. Hari amanama yabereye kuri ADEPR Gasabo. Hari amanama yabereye mu rurembo rw'amajyepfo. Hari amanama yabereye mu rurembo rwa Gicumbi, ururembo rw'amajyaruguru. Hari amanama ari kubera mu rurembo rw'iburengerazuba. Hari amanama ari kubera mu rurembo rw'iburasirazuba. Amanama ni menshi ku rwego rw'igihugu. Ariko reka manze nsome iri tangazo, niturangiza tuze kuvuga akantu gatoya muri rusange. Ngaho reka tujye mu rurembo rw'iburasirazuba, tugiye gusoma itangazo. Muraho neza bavandimwe bakozi b'Imana, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Kubera ibikorwa byihutirwa kandi bisaba ko haba inama imbone nkubone, ntirengagije ko hari ibikorwa by'umubatizo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 16 z'ukwezi kwa gatanu 2026. Bibaye ngombwa ko tubatumira mu nama idasanzwe y'inama mpuzabikorwa ya paruwase ya Kirehe iteganyijwe kuri uyu wa gatandatu tariki 16 z'ukwa gatanu 2026 isaa 8 zuzuye ku cyicaro cya paruwase i Nyakarambi. Inama izakorwa isaha n'igice. Kubera uburemere, aho ngaho none nashaka gutinda, kubera uburemere bwayo dusabye buri wese kuzaboneka. Abafite umubatizo bazakore ku buryo bihutisha icyo gikorwa, nabo baboneke mu nama. Mugire umugoroba mwiza. Revera Pastori Nsengamuremyi Anastase, umushumba wa paruwase ya Kirehe.
kubera iki tubaye ngombwa ko iyi nama tuyisoma? Ubundi inzandiko ziri kutugeraho hirya no hino, ariko iyi nama ntabwo izabera ikirehe gusa, ahubwo mu maparuwase yose bari gutinda kuri aka kanyigo kavuga ngo kubera uburemere bwayo, uburemere bw'ibizavugirwamo. Wari uzi ko icyegeranyo nakoze numiwe? Wari uzi ko batari kuvuga ku nsengero? Wari uzi ko batari kuvuga ku nsengero zizasigara? Wari uzi ko batari kuvuga ku bakozi bujuje ibisabwa bagomba kujya mu myanya? Wari uzi ko batari kuvuga uko amakorali agomba guhuzwa muri rusange? Aya manama ahatsiki, ariko uhereye kuva kera amanama yagiye akorwa, amanama arakorwa. Hari ibyo batangira muri raporo bikazamuka mu rurembo, bikazamuka muri ADPR, ariko noneho mu maparuwasi yo hasi bya bindi biremereye bakabitangira raporo, noneho ubuyobozi bukuru bw'itorero akaba ari bwo buzatanga imyanzuro yabyo muri rusange. Uyu mupastori mbona wo kumushimira wanyoherereje uru rwandiko yakuye ku rubuga rwa paruwasi. Ndamushimiye cyane. We afite agahinda gakomeye muri paruwasi ya Rubavu, bafite agahinda gakomeye. Baravuga ati twebwe n'ubundi ntabwo twujuje ibisabwa, niba bazaturekeramo nibatubwire, niba bafite gahunda yo kudusezerera nabyo nibatubwire, badukure mu rungabangabo, nibura tubashe kumenya insengero zizasigara mu murenge, tubashe kumenya abakozi bujuje ibisabwa, tubashe kumenya korali imwe izasigara muri paruwasi, dore ko agomba kuboneka korali imwe igomba guhagararira andi makorali muri paruwasi. Kwa kundi twakoraga ibiterane bikomeye za yubile zitandukanye, iminsi mikuru y'itorero iremereye, bazajya korali bazaba bati korali yo mu rurembo, urugero rw'iburasirazuba ni korali imwe cyangwa korali ebyiri, mu rurembo rw'umujyi wa Kigali ni korali ebyiri zatoranyijwe, mu ndembo zose ni korali ebyiri, noneho cya gitero kikabasha kugira imbaraga muri rusange. Reka rero tubwire abadukurikiye, uyu mushumba ukomeje gushyigikira abanyabyaha, mbere y'uko ushyira inyuma umukristo inyuma y'itorero uramanza ukamuhamagara ukamuganiriza. Hari igihe abakristo bihanira muri biro, ariko uyu mukorerabushake mbere yo gukora lisiti yuko abazashyirwa inyuma y'itorero bamanje kubahamagara, barabasuzugura. Abakoze ibyaha basuzuguye ubuyobozi. Ubundi ya pastori, iyo umuyobozi wawe guhamagara umukristo hari akantu kakiri mu mwuka, uramwitaba ukumva icyo agushakira. Ariko uyu mushumba wavuze ati njyewe ahubwo nabariya bose mubazane, ntabwo tubizi, mwebwe mubyandike muri comment, muri rusange. Aya manama rero akomeje gukorwa, arimo kwibazwaho byinshi, ari kubera ku rwego rw'igihugu, ntabwo ari paruwasi ya Kirehe gusa, mu mujyi wa Kigali ari kuba, mu rurembo rw'amajyepfo ari kuba, iburasirazuba ari kuba, mu majyaruguru ari kuba, hirya no hino ari kuba. Ariko reka tuvuge ngo tubiharire ababishinzwe, tubiharire Imana, natwe uruhare rw'abanyamasengesho reka dukomeze dufate iryo buryo. Urabona ya ndirimbo abahanzi baririmbye kuri yubile, nari ndi muri protokole, baririmbye indirimbo ivuga ngo itorero rya Kristo ribaye ubukombe, itorero rya Kristo ribaye ubukombe. Buriya itorero ni rya Kristo kandi nyiraryo aribera amaso, kandi riba rifite abantu barihagarariye. Abo barihagarariye rero ari amanama ari kugenda akorwa, barimo bashaka ikintu cyariteza imbere muri rusange. Icya kabiri, icya gatatu, yakanyiti cya gatatu, amakuru mfite ndi guhabwa nuko buri paruwase yose
ya ADEPR barimo bubakira, barimo bakora ibikorwa byo kubakira abakene, barimo bakora ibikorwa byo kubakira abatishoboye. Hari umukirisitu umwe baramutunguye aho bitinya rubuye, bagiye kumusura ngo bamwubakire, basanga yatabanyutse yagiye. Ariko riratsinda ryaturutse kuri paruwase riri mu modoka, bapima inzu ye, barapima na mezire, bagiye kumwubakira muri rusange. Icyo gikorwa rero biri kubera hirya no hino ku rwego rw'igihugu muri rusange. Bibiliya iravuga ngo uzi gukora neza ntabikore bimubere icyaha. Reka natwe dukomeze dukora ibyiza, dukomeze dukore neza kugira ngo Kristo nahagarara ku bicu tuzabashe kumusanganira. Yesu abaho umugisha. Twari turi kumwe rero muri rusange, ariko nawe uduhe ibitekerezo byawe, uduhe ibitekerezo aho uherereye, uduhe ibitekerezo kugira ngo nibura tubashe kumenya aho ngaho bihagaze gute. Ntarage ngira ku musozo rero twongere twibukiranye yuko ku ADEPR, itorero rya ADEPR ku rwego rw'igihugu barimo hategurwa ibitano bya Pentecote. Twebwe hano mu mujyi wa Kigali birashyushye, kuko Pentecote izaba ku cyumweru gitaha, ndetse n'umushumba mukuru w'itorero rya Pentecote mu Rwanda ADEPR hari igiterane yafunguye cy'imbatura abagabo aho ku itorero umubyeyi aho bita Igihundwe. Igiterane abaduhaye amakuru ngo kirashyushye, kirimo imbaraga z'Imana zidasanzwe, ngo Imana iri kuvuga ibintu bikomeye. Hari igiterane kiri kubera kuri ADEPR i Remera, ngo Imana iri kuvuga ibintu bikomeye. Hari ibiterane biri kuba hirya no hino bitegura Pentecote. Mboneho kubwira abadukurikiye namwe, Pentecote umwuka warakomeza ategura ubugingo bwanyu, akomeza ategure abategure mu buryo bw'umwuka kugira ngo bizageze kwira tariki ku munsi wa 50, umunsi w'umwuzuro, natwe abanyetorero duhagaze neza mu buryo bw'umwuka 5 kuri 5. Yesu abaho umugisha rero, ndabakunda. Ciao 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 ciao.